uyu munsi numva nifuza ko tuganira abantu benshi bagiye bandika comment basaba ko mwazabasobanurira ku bikomere byo mu ngo cyangwa se ku bikomere by'umuryango. Turavuga ngo uyu munsi kubw'umugisha w'Imana turaza kubinginga kugira ngo mutuganirize mutubwire ibikomere n'ukuntu bishobora kuba byakira. Hanyuma udafite igikomere ntukimusobanura ngo acyumve, n'ugifite ntugisobanura, ahubwo turashaka kugera ku rwego twavuga gikira gite, umuntu yabana nacyo gute, kuko ushobora gusobanurira umuntu igikomere ukakivuga ku rugero ruto pare raporo nuko akomeretse. Yego. Hari noneho n'ibikomere byo mu rugo uterwa n'abakurera bakaguhitiramo uwo muzabana, kandi mu by'ukuri mama uri kugushimira umugabo ntabwo ari uzakubanira nawe. Papa ugushimira umugabo si uzakubanira nawe. Narabibabwiye, nta mugore mwiza ubaho, nta n'umugore mubi ubaho. Umugore aba mwiza bitewe n'imitekerereze y'umugabo umutunze, aba mubi bitewe n'imitekerereze y'umugabo umutunze. Umugabo aba mwiza, kandi aho kugira ngo vita umuntu yicuza impamvu mubana, yakicuza impamvu mwatandukanye. Reka nongere mbasuze mbahe ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereka. Nizere ko mumeze neza cyane, niba uri mu gitondo nizeye ko uyu munsi uze kukubera mwiza, niba ari mugoroba kandi nizeye ko uribuze kugira ijoro ryiza. N'umukanguzi TV nijwi ry'umukanguzi, ahantu uri ahantu herereye, haba mu gitondo haba ari nimugoro, reka tukubwire ko nijwi ry'umukanguzi. Uyu munsi tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Anicet. Imana ishimwe. Hari haciyeho iminsi ariko twongeye kumubona, Imana ishimwe. Amen. Amen. Amakuru ki mumeze muti? Uko biri turashima Imana mu ruhande rw'umubiri n'ubugingo. Turumva dufite guhamya kwa Kristo. Ntacyo dushinja Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi numva nifuza ko tuganira abantu benshi bagiye bandika comment basaba ko mwazabasobanurira ku bikomere byo mu ngo cyangwa se ku bikomere by'umuryango. Turavuga ngo uyu munsi kubw'umugisha w'Imana turaza kubinginga kugira ngo mutuganirize mutubwire ibikomere n'ukuntu bishobora kuba byakira. Yego, wenda mbere yuko tubyinjiramo ndeka mbasabe mu dusengera Imana. Yesu data mwiza, turagushimiye kubw'ubucunguzi bwawe, tugushimiye kubw'ineza yawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waradukuruye, uratwiyegereza kandi udukuruza neza, ducunguza amaraso y'igiciro kugira ngo tube turiho nta mugayo. Uratwoza, urangije uratweza, ntiwarekeraho utuzamura iburyo bw'Imana, uduha icyicaro mu bwami bwa data. Ijambo ryawe riravuga ngo uduhindura ibisonga, uduha kumenya ubwiru bw'Imana, urangije uduha n'ubutware bwo kukunga n'abantu bari mu isi. Izina ryawe nirishimwe. Bityo wegereza Vitali, wegereza Anicet, wegereza ababene data, wegereza ababyeyi, wegereza abantu bose muri Kristo Yesu, urangije ushiramwe amahoro kugira ngo tujye tuyavoma, uhinduka isoko yayo. Izina ryawe nirihimbazwe. None uduhaye uburyo bwo kuganira n'aba bantu, kandi niwe mahoro yacu. Abantu tugiye kuganira nabo imitima yabo itandukanyije uburyo bwo kwizera, kuko turavuga turi twe tubwira benshi, kandi abo tubwira n'abawe. Turagusabye kugira ngo icyo ubona cyakomora iki gikomere ari cyo uduha. Ibiganza byawe nibyo bikiza, naba ari byo bimukoraho. Akanwa kawe niko kavuga, ijambo rikomora inguma, naba ari wowe uvugana nabo mu izina rya Kristo Yesu. Ubabaye tumusabiye umunezero w'agakiza k'Imana, kandi uwariraga niyumve ihumure, wari ukomeretse niyongere yubakwe n'Uwiteka, urwaye niwe mukiza, niwe Jehova Rafa. Imana ishimwe, kandi uri Adonai, ukora icyo ugomba gukora, uri Imana yacu. Izina ryawe rihimbazwe. Data mwiza, nabanezerewe nabo turabasengeye kugira ngo ukomeze impamvu zo kwishima kwabo, ntibibe ari ibyo gukiranirwa, bibe bityo kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda, kubw'izina rya Kristo umwami wacu. Amen. 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 Amakuru kimwe mumeze muti? Turashima Imana, nubwo twavuga ngo habayeho ubukererwe n'ibindi. Ari uwaririmbye aravuga ngo ibitugeraho nabo bibageraho. Hari byinshi umuntu agenda anyuramo, inzira z'ibizigu, ariko uko turi mu mwami turakomeye, kandi n'umubiri ni muzima. Burya iyo ubugingo ari buzima
kugeragezwa kose kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none n'uburyo kakiyongeranya niko ijambo ry'Imana rivuga. Turi amahoro, ndumva tuguwe neza, kandi dushimiye Imana ko n'abadukurikiye nabo badukurikiye bafite ibyiringiro byo kugaruka ku mwami Yesu. Amen. Yego. Uyu munsi nifuje ko twaza kuganira ku bikomere byo mu ngo. Yego. Bikomere by'umuryango. Ubundi mu by'ukuri iyo umuntu avuze ngo igikomere cyo mu ngo cyangwa se nahuye n'ibikomere byo mu muryango, hari abantu bashobora kuba babyitiranya. Ubundi ibikomere umuntu avuze rino jambo umuntu yakumva ko ibikomere byo mu ngo, igikomere ni umubabaro ubyara undi mubabaro. Mu buryo bw'amagambo make reka tuvuge gutyo. Igikomere ni umubabaro urimo agahinda, ukabamwo intimba, ukabamwo ishavu, ukabamwo amaganya, harimo umuborogo, juste nicyo nakita igikomere. Ni umubabaro ubyara undi mubabaro. Iyo tuvuga urugo, ntabwo tuvuga urugo nk'inzu, nta nubwo tuvuga urugo nk'icyumba cy'abana barashakanye. Urugo ni ibanga ry'umutima mu isezerano rya babiri, kuko umutima w'umugore n'umugabo iyo bihabanyije intego y'uburyo bwo kubana kwabo, hanyuma kabiri bikabamo ibisa no guhimana, ko hari igikomere umuntu yitera, hari n'icyo ashaka n'urugo, hari n'icyo umuntu aterwa n'uwo bashakanye. Ibyo byose ni ibikomere biba umubabaro ubyara undi mubabaro. Rero iyo tuvuze urugo tuba tuvuze babiri babanye, kuko hari n'abo twita ingo batakiri urugo, baradivorushije kera. Rero kuvuga ngo ibikomere byo mu ngo ni ikintu kinini cyane, kuko kibyara umubabaro w'igihe kirekire. Kuko igikomere cyo mu rugo ni n'umubabaro w'urubyaro burya, kuko igikomere cyo mu rugo gishobora gutuma umukozi wakoze muri urwo rugo ashaka urugo akarubamo nabi, kuko yabonye uburyo bwo muri urwo rugo. Igikomere cyo mu rugo gishobora gutuma abana biga kunywa itabi atararinyweye. Ko n'abana benshi mubona mu muhanda burya akenshi ntabwo ari ibibazo by'ubukene, ni ibibazo biri mu muryango, mu buryo bw'imibanire y'abashakanye. Nibyo bibazo bigenda bibaho, abana bakagira toroma mu buto bwabo, mu rungano rwabo, bigatuma kurezista. Uretse ko nta nubwo twavuga ngo kurezista bibananira, baba bataragera n'imbaraga zibirezista. Rero igikomere warumbaje ni ikintu kinini gishobora gusobanuka kuri buri muntu uri kubyumva bitewe n'igikomere afite. Hanyuma udafite igikomere ntukimusobanura ngo acyumve, n'ugifite ntugisobanura. Ahubwo turashaka kugera ku rwego twavuga gikira gite, umuntu yabana nacyo gute, kuko ushobora gusobanurira umuntu igikomere ukakivuga ku rugero ruto pare raporo nuko akomeretse. Yego. Ushobora no kubwira umuntu igikomere atarakomeretse akumva muri kwikirigita mukisetsa. Rero haremererwa uwikoreye, ufite igikomere niwe wakomeretse kabisa. Hanyuma nakibaza ngo ubundi ibi bikomere byo mu ngo bitangira nyirizina abantu bageze mu ngo, cyangwa babyarahereye aho baturutse? Hari igihe umuntu ashobora gukurira mu rugo, ugasanga papa na mama ntibigeze babwirana nabi, niba baranabikoze babikoreye mu ibanga abana batareba, umwana akaba nta buhamya bubi afite kuri nyina na se. Nawe uwo mukobwa nta buhamya bubi bwa se na nyina afite, n'umusore nta buhamya bubi bwa se na nyina afite, ariko bo bagera mu rugo bakabana nabi, birashoboka bagakomerekezanya, bagakomeretsanya, ugasanga bamwe babana batarigeze babona ibibi mu rugo rw'iwabo aho bavuka, bo babikereye mu rugo babayemo. Kubera iki? Burya capacité intellectuelle y'umuntu, urugero rw'imitekerereze y'umuntu, rumuha gufata umwanzuro. Umwanzuro ufashwe nabi ubikosa, ikosa rije mu rugo rirakomeretsa. Noneho ikindi cya kabiri, impamvu yatumye aba babiri babana nayo ishobora kuba igikomere, kuko umuntu ashobora kubana n'undi
batari bageze igihe cyo kubana, ariko kandi bakundana banamaze igihe kinini. Reka nse nubivugaho matinde, hari abantu bazi ko intego yo gukundana ari ukubana, ariko abantu bose mwakundanye ntimuzabana, kandi nta nubwo ari igihombo kutabana nabo waterese bose, kuko ntiwajyaga kubakwira. Hari igihe ugera mu rugo ukubakana n'uwo mubana nk'uwubakanye n'umwe mwatandukanye, ukajya ushaka ngo uwo mubana yitware nk'uwo mwatandukanye. Urumva ni igikomere kigiye kuza mu rugo utigeze usanga iwanyu. Noneho atakitwara kwa kundi ugahita uvuga we yaranezezaga ariko uyu ntanyitaho, ugatunga umugabo utari uwubana nawe, ahubwo ukabana n'uwo mutari kumwe mu ishusho y'uhari. Ugasanga ni utuntu tugiye tuba uruhererekane, kandi mbibutse uretse ikiganza cy'Imana, ukuboko kwa Kristo umwami w'imbaraga niwe ugushoboza, niwe ugufata akagukoresha iby'ubutwari. Ntabwo igikomere cyo mu rugo kizanwa n'ikintu kiri hayi kidasanzwe. Na pudre ishobora kuba igikomere, ushobora kuyimena, ashobora kuyisiga nabi, ni utuntu turi aho. Ahubwo cya gikomere gikomerera iki uburyo bugukomeretsa? Nuko Satani adakunda umuryango. Gato kabaye arakuririraho agaha imbaraga kabyare n'ibikomeye. Bya bindi kuko Satani uri kugerageza umuryango azi icyo ari gusenya icyo ari cyo. Azi ko umuryango niwe umukoma mu nkokora. Uburere bwiza bwica imigambi mibi ya Satani. Noneho kuzana utwo tuntu tw'utudefo duto twita dutoya tukabyara ibinini, biramworohera mu gihe cy'intego yanyu mwabanyemo. Twigeze twakoraho ikiganiro tubinoshaho gatoya. Hari umuntu ubana n'undi avuga ngo nakunze uriya mutipe ni bogari. Hari abantu bafite impamvu zo gukunda, mwagera mu rugo bugashira, ubu bogari bujya burangira. Hari igihe ukunda amafaranga, wagera mu rugo akarangira, cyangwa se ugasanga wakweretse ko ayafite ntayo yari afite. Impamvu y'urukundo rwanyu nayo ishobora kubatera ibikomere. Hari n'ababana bavuga ngo uyu duhuje ubwoko, kandi nta gasozi katagira agasharo. Bishatse kuvuga buri bwoko bugira ibigwari. Wahemukirwa n'uwo mu buhuje, kuko hari igihe ubona uwo muhuje izuru ariko umutima udahuye. Ibyo nabyo ni ibikomere. Noneho hari n'igikomere rero kikuyobora kikaguha amahitamo y'uwo muzabana. Ibyo ni ibikomere ukura mu muryango warerewemo. Hari noneho n'ibikomere byo mu rugo uterwa n'abakurera bakaguhitiramo uwo muzabana. Kandi mu by'ukuri mama uri kugushimira umugabo ntabwo ari uzakubanira nawe. Papa ugushimira umugabo si uzakubanira nawe, ntabwo ari uzakwihanganira. Ugasanga ibyo byose wowe barabifashe babikushyize ku mutwe, urabyikoreye, kandi mu gihe muri kumwe bari bagufashije iyo bagage y'amagambo yabo y'ububi, y'iyo virusi, reka mvuge gutyo, y'ubwo bumara, ariko uragiye noneho ugiye kubyikorera wenyine, kandi aribo babigushyizeho. Urabizi iyo umuntu afite umuzigo yikorera ari uko bamukoreye, yagiye kuwutura ukubita hasi. Burya umuzigo utura neza ni uwo wikorera. Iyo wikoreye uwo abandi bagukoreye, iyo ugiye kuwutura ukubita hasi urawudimba. Murakoze. Ari akantu uvuze mu kanya uravuga ngo ikosa umwanzuro ufashwe nabi uhinduka ikosa. Yes. Ni gute umuntu ashobora gufata umwanzuro kugira ngo yirinde ibikomere, cyangwa se yirinde ko umwanzuro afashe ushobora kubyara igikomere? Bwa mbere umuntu ni munini. Abantu badukurikiye Uwiteka Imana ibishoreresha umwuka w'ubugwaneza babyumvire mu ntego y'Imana ishaka mwa kino kiganiro.
umuntu ni munini cyane. Kugira nsubize iki kibazo reka tubanze dufatikanye n'aba bantu baduteze amatwi gutekereza. Ni ryari wagiye ushaka gukora ikintu wagikora kikakubera kibi kandi ari wowe wagikoze? Ni kenshi. Ushobora gutekereza kujya ahantu ushaka y'umunezero wahagera ukababara. Ni kenshi. Nshatse gusobanura iki? Twebwe ibitubaho bimwe tubigiramo uruhare ariko tutabizi. Tugendeye ku kirero, ku marangamutima y'ibyo dukunda. Kugira ngo wirinde kubabarira mu mwanzuro wawe, banza utekereze ngo ibyo nkunda bifite igikundiro cyangwa ubwenge bwanjye bwarononekaye. Kuko hari igihe dukunda ibintu tubikundishijwe n'amarangamutima atari ubwenge. Mu by'ukuri uri umugabo cyangwa uri umusore, ukunda umukobwa wambara ubusa. Impamvu umukunda ntawe ufite barangariye ngo umufuhire. Ukunze umukobwa wambara ubusa, aratambutse uramurebye nta kibazo, n'abandi nibamureba ntacyo bigutwaye kuko ntaraba mu nshingano zawe. Ariko ejo naba ari umugore wawe, kumwe wamurangariye n'abandi bakamurangarira, uhita uvuga ati ujye uguma mu rugo. Sinzi niba iki kintu bacyumva, kandi wowe warabikundaga. Bitangiye kukubera igikomere kuko niba warakunze uwo warangariye arangaza n'abandi, nabo baramurangarira of course. Niba nawe yaragukunze akurangariye n'abandi bazamurangaza. Ukunda iki mbere yo guhitamo? Noneho urugo reka turufate nk'ibyishimo byawe, twongere turufate nk'ibyishimo by'abandi kugira ngo turinde amahitamo yawe. Utekereze ngo ninde uburiramo ibyishimo. Eske njyewe mfite ibyo nzatanga, mfite ibyishimo nzatanga, njyewe nshobora kubibura. Ariko se nimbibura uwo tubana nkabimuburaho, njyewe mfite ibyo azambonaho. Kuko mu mahitamo yacu duhitamo ibitunezeza gusa. Ariko kugira ngo tuvurane ibikomere, ari nacyo kintu kiri kubura hagati ya babiri. Nubwo ntarutse nkaba ngezeyo nonaha, hagati ya babiri utakunejeje mu rugo, kuko niba wumva ari urugo wumva ari rwo, niba atakunejeje wowe munezeze kugira ngo wa munezero wawe ube imbuto muri we, azibyare, noneho utangire kurya kuri za mbuto z'umunezero wamuhaye. Ariko niba warahisemo nabi, ntuzigera unatekereza neza. Niba guhitamo nabi byarakubereye ikosa, mubana wicuza iteka ryose. Narabibabwiye, nta mugore mwiza ubaho, nta n'umugore mubi ubaho. Umugore aba mwiza bitewe n'imitekerereze y'umugabo umutunze, aba mubi bitewe n'imitekerereze y'umugabo umutunze. Umugabo aba mwiza bitewe n'imitekerereze y'umugore babana, akaba mubi bitewe n'imitekerereze y'umugore babana. Kuko buri muntu agira umukunda. Uwo mugore uvuga ngo afite amakosa, afite abagabo yakorana nabo. Ubwira ngo iki sinakimuha, afite abandi bakimuha. Nitugendera muri icyo kigare ngo ibisimba ikora, afite uzabimukorera. Dusubire inyuma sasa, kugira ngo dukosore rya kosa ryo mu mahitamo yacu. Hari ibintu umuntu atajya yigenera. Nta muntu wigenera kubabara, nubwo ashobora kuba yakifasha mu mubabaro. Nta muntu uhitamo kubabara, gusa ashobora kuba yakitera imbaraga z'umubabaro, akifasha kubabara cyane atahisemo kubabara na gake. Ko mu mubabaro hari umuntu wagura umubabaro we, ugasanga arawufata akawugwagura akawugira munini akababara, yarira amarira akifasha kuyagira menshi, ntimba akayifasha guhoraho, ugasanga ibyo ngibyo bimuhoraho bitewe n'uko ari we ubikora. Kugira ngo rero wowe ubwawe Vitali, njyewe ubwanjye Anicet,
nshaka urugo mba umunyembaraga uwo tubana ari umunyantege nkeya. Nuko mbanza gutekereza ku muntu utararugeramo, ubwo nicyo cyiciro tugezeho. Ku muntu utararugeramo nkunda iki kintu nkunda gifite igikundiro cyangwa n'ubwenge bwangiritse, wowe ukitekerezaho ubwumwe kugira ngo urinde amahitamo. Kabiri, nkanjye nakundaga umugore uzi kuririmba cyane. Uzi kuririmba, igihe nabaga ndi kwigisha ndi mu rusengero, nareba umukobwa uririmba cyane nkavuga ntubiteka we nk'uyu nguyu nk'uyu rwose. Rengagiza ko mu rugo nta korari ihari. nta korari ihari. Ngiye nshaka umugore uzi kuririmba ariko udakunda kuririmba, ntago abikunda. Muri bimwe wakundaga utabonye muri ya mahitamo wari ufite, hari igihe hari imyaka wari ugezemo, hari igihe wakunze icyo ukunda bitewe n'ibikomere byawe, ugakunda umuntu ukubwira neza bitewe n'abakubwiye nabi. Hari igihe ukunda umuntu ubyibushye bitewe n'uko unanutse, complex nayo inferiority nayo ituma abantu babona uburyo bashaka, ugasanga umuntu yipashije muremure, kandi mu mubano bijya bibaho burya umuntu akipasa muremure, ugatira imodokari waba utazi kwitwara, ugakodesha umushoferi mu mafaranga yari kuzagufasha muri mu rugo, byose ukayakoresha muri fiyansaye. Ibyo byose bikagenda bikaba amahitamo mabi akugusha mu ikosa rituma uwo mubana yicuza. Kandi aho kugira ngo vita umuntu yicuza impamvu mubana, yakicuza impamvu mwatandukanye. Aho kugira ngo ubane n'umugore wicuza ko muri kumwe, yajya kubaka urundi akazicuza ko mutari kumwe. Kuko uwicuza mubana yica umunezero wawe, ariko uwicuza mutari kumwe ntumenya ko yicujije. Amagambo arakomeye cyane. Hanyuma se ibi bikomere abantu baturukana mu miryango ko bataba babigizemo uruhare, kandi ko bishobora kuba affect ubuzima bwabo bikangiza umuryango bagiye kubaka cyangwa se bagiye kurema, ni gute umuntu ashobora kwivura cyangwa se agakira bino bikomere yavanye mu muryango agiye kugira ngo umuryango wagiye kubaka uzabe mwiza utari mu ibyo bikomere? Hari inyigisho z'abagiye kubana, nubwo tutirengagije ko hari ababana bigishijwe n'abatarize, hakaba n'ababana batigishijwe, nabo batize ntibababone, kuko ntabwo ari muri muntu wese w'umujyanama w'urugo. Nta nubwo ari buri muntu wese ukwiriye kwigisha abashakanye, ntabwo ari buri wese. Ariko ibikomere byo mu muryango, mbere yo kugira ngo abantu babane, baba bakwiriye counseling. Mbere yo kugira ngo umusore n'umukobwa babane, umukobwa bakwiriye umuntu umuganiriza, n'umusore abakwiriye umuntu umuganiriza. Baba bari kumwe cyangwa batandukanye, bakwiriye kubaka bakize ibikomere by'aho baturuka. Kuko hari uwubaka ari guhunga haba, ugasanga aho yagiye ahafata nk'ubuhungira bundabunda, ntaba umugore wigaragaza nk'umugore nyir'urugo, ntaba umugabo wigaragaza nk'umugabo nyir'urugo, ugasanga ameze nk'uwihisha. Bigatuma abantu bababara cyane, bakagira umubabaro mwinshi uturuka aho bavuye, kandi bakawushinja abo bari kumwe. Ko wenda Imana izadufasha ko tugenda tubiganiraho, twaguke tuvuge n'ibirenze ibi ngibi, kuko ubu turi ku ntangiriro, hari ibyo twavuga tukarushya imitima y'abantu. Ariko hari umuntu mubana akagucyurira iby'iwabo, avuga na mama ntiyigeze ankunda, niwe wankunda. Ntabwo ari uko abagaye urukundo rwawe, ahubwo urwo atabonye ari kurwana n'amateka y'aho yavuye, bigatuma kurushya aho muri. Kandi ugasanga n'uwabibwiye nawe afite igikomere yakomerekeye mu rugo, agahita amubwira uti
ati na mama naramutaye ikanswe wowe, ntabwo uruta mama, ari wowe uri umugore nawe naramutaye. Ugasanga hagiyemwe amagambo yandi y'ibikomere byo mu muryango akaza gusenya na wa muryango wundi. Ni ngombwa ngo umuntu ugiye kurushinga abanze akorerwe kansaringi. Gusa ayo mahirwe ntapfa kuboneka, ntabwo apfa kuboneka, ariko tuganiriye uyu muntu duteze amatwi utararushinga, twamutuma kubanza gukira ibikomere by'umuryango avukamo. None n'uyu warushinze nawe turaza kumushakira buryo ki yabona umuti w'igikomere afite, ariko twari dusubije icyo warumbajije kivuga ngo abafite ibikomere byo mu muryango babikira bate kugira ngo bubake. Kuko of course urumva gufata hari imirimo umurwayi adakora, sibyo? None aturutse mu rugo arwaye agiye mu rundi, ntago bikunda, ntago bishoboka. Icyo genge simbifata nk'urugo, mbifata nka transferi. Wenda ushobora kuba uvuye muri centre de santé bakagutaransfera mu hospital, aho ugiye kurembera kuruta ahandi, kuko ibikomere by'iwanyu byari bya so na nyoko, none ugiye gukomereka ibyawe already aho ugeze ni muri hospital. Ese ni iki kintu gishobora kubwira umuntu ko afite igikomere? Kuko hari abantu umuntu ashobora kugenda akavuga ati ngo si igikomere niko nteye, cyangwa se gutyo ubwabyo icyo nacyo ni igikomere. Kwitwa ko uko uteye bitari umunezero wawe, icyo ni igikomere ndengakamere cyakurenze. Kuba uzi ngo ndi gutya nteye, yego, ukavuga ngo ngewe uburyo nteye ngo ndagenda nkicara ngo nkumva ngo amarira araje, warapfuye wo gatwagwa. Kuko amarira ni ikimenyetso cy'uruguma rw'umutima. Ayo marira y'umubabaro ni isoko y'uruguma ruba muri wowe. Ntabwo rero rushobora kuzana amarira rudatonekaye, ahubwo kuki utonekara ntiwumve ko utonekaye. Already umutsi utwara ububabare wawe wamaze kwangirika, urwego rutuma utamenya kubabaye. Icyo ni igikomere cy'indengakamere. Ati wenda umwanzuro nafashe niko nteye. Ese ibintu wenda tuvuge amahame umuntu ashobora gushyiraho akavuga ati ngo uko nteye cyangwa se uko meze, ndumva nshaka umuntu uzaza ameze gutya, bitwara gutya na gutya, bigenze gutya na gutya. Ni ubuyobe mu rugo, kandi akabyita ko atari igikomere. Ni ubuyobe mu rugo gufata umuntu ugashushanya ko azaza ateye. Mu mubiri byagukundira, ariko mu mutima ntushobora guhuza n'ukuri 100%. Mu mubiri byagukundira kuko mushakana umureba, kandi muri fiyansaye ni mu cyumba cy'ibanga ry'ingeso. Ni mu cyumba cy'ibanga ry'ingeso. Bivuze ngo nta hantu utashobora kumenyera ingeso. Exactly. Nta gupfa kumenya ingeso z'umuntu ugiye kubana nawe muri fiyansaye. Muri fiyansaye umukobwa aba yitonda, yambara ka kenda ukunda, agenda kumukunda, akubwira bimwe ukunda. Umusore ariko bigenda, urira akayaguhanagura, sibyo? Kamushwara kakazana, akabazi ngo ukunda kunywa ka soda, akabazi ngo ni juice ya pome, cyangwa ukunda kwirira umwembe. Muri fiyansaye tuba tubizi. Ariko iyo bigeze mu mubano, by the way, hamwe hari inshingano muri fiyansaye, haza inshingano z'urugo. Muri fiyansaye umusore yarigomwaga akajya kukugurira agafanta, ariko hari igihe mu rugo atari bwigomwe ngo agura agafanta, ahubwo akayafata mukayahahisha, ukamara igihe ukumbuye ya fanta mwanyweraga hahandi, kuko amafaranga atayafite yayahahishije. Atari ubugome, ari ubukene, cyangwa se bitari ubukene, atabyitaho, cyangwa se atari ukutabyitaho, ntago ukumbuye murahorana. Icyo uracyumva. Ikindi cya kabiri, abantu babana barabizi, hari igihe kigera umugore akaba ari mwiza cyane, wamureba ukabona ni mwiza cyane, wareba umugabo ukabona ni mwiza cyane, n'abana ubyara. Hari igihe ureba umwana ukabona yabaye keza cyane, hari n'igihe ubyuka wareba ukabona
habaye iki ko habaye mu bugasanga umubiri wuzuye ibiheri byinshi. Izo period ku bantu bose bibaho. Umuntu akaba mubi nta atahinduye amavuta, nta kirima atigeze ahindura miriye y'ahantu aba. Ugasanga umuntu yabaye mwiza nta kindi yahinduye. Iyo mubana uramenyera ukamubona muri ibyo bihe byose. Iyo umubonye muri ibyo bihe byose hari ubari bukurangaze mu nzira sasa. Ukurangaje mu nzira ugira ngo nuko yiyitaho kuruta umwe mu bana, kandi umwe mu bana nawe yakiyitaho. Nuko uwo mu nzira muhuye yateguriye urugendo ari gukora, uwo mu rugo ukamugeraho atigeze yitegura urwo rugendo. Urumva abo bantu ntabwo basa. Ya capacité intellectuelle yawe rero ihita ikwereka ubwenge bwawe, uhita bukwereka ko umugore wawe atiyitaho. Tuvuga uti aba bandi babaho neza. Twari hano downtown mu mujyi wa Kigali, hano muri gare ya Nyarugenge. Twari kumwe n'umupapa w'inshuti yanjye, abasore n'abagabo babiri bari bahagararanye, duhagarara twarahuye nyine turasuhuzanya. Noneho umugabo wari uri ku ruhande ahita ahindukira abwira mugenzi we, ariko urabona ukuntu hariho areba abakobwa bari batambutse, aramubwira ariko uruzi ukuntu aba bakobwa ari beza. Umugabo aramubwira se babuzwa n'iki kuba beza kwawe bitwa barongoye? Tababi nibo tubana nabo abeza naba nyine. Abonye ko abari beza ababiri ari bamwe babana. Uwari kureba yateguriye urugendo, kumureba gutyo nibyo yashakaga kumureba. Hereza umwanya n'uwo mubana rero nawe ategurira urugendo. Nawe muha umwanya yitegura urugendo, ntago yabura abamurangarira, ntiyabura abamureba. Niba bibaye rusange, impamvu zihindukiza bose ziri kuri bose. Bivuze ngo n'uwo nawe mwiza nawe yazaba mubi. Exactly. Nawe yagawa kimwe nuko n'undi wita mubi yashimwa. Biturutse he? Ya fiyansa y'ambiyanse twagiranaga uyu munsi siko bimeze. Hari n'abantu baherukana basohokana. Hari umukobwa uryoherwa no kumusohokana muri fiyansaye, ariko wamusohokana mubana yabona uburyo wishyuye brushete y'icyatana akavuga ati hari harimo ibirayi byinshi. Hari harimo ibirayi byinshi. Hari abadamu badukurikiye, umugabo ajya kugurira igitenge yamugurira nkugurire superi ya 80 cyangwa y'ijana nanga akamugura sheri ni menshi gura java y'ibihumbi 9. Kandi amafaranga nuyarekera kuri poshi y'umugabo ntumenya aho yarira kimwe nuko utamenya aho yaturutse. Reka mbigisha uburyo bwo kubika amafaranga mwabadamu. Yakoresha icyo umugabo akubwiye kikwereka ko ayafite. Yes. Akikwereka ko hari yakoresha ibyo agomba gukora. Nibyo kuvuga ngo hoya ngo iki cyaba gihenze kuri bukireke ejo ntaba gihari. Kuko muri fiyansaye twabonye umwanya turabasohokana, ariko uyu munsi kubera capacité intellectuelle ni bimwe twari tuvuze urugero rw'imitekerereze. Hari umugore wumva atasohoka, hari wumva atatembera. Urugero rw'imitekerereze rutuma ufuhira n'umugabo mwasohokanye. Wabona arangariye umukobwa ugahita ubabara, ariko ntiwige ntushake kumenya ngo ni igiki umugabo arangajwe nacyo, yaba akunze igiki kuri uriya nanjye ngikore. Burya umugabo urangara muri kumwe abagutumye kwiga gukora ibyo arangarira. Ni ku bwenge bugomba kuguha, ariko kuki mutekereza negatifu gusa? Kuki uhita utekereza ngira ikigabo cy'igihehezi? Waye utakora ibyo bimurangaje se ngo reke kubibona ku bandi nawe abikuboneho. Ariko kubera urugero rw'imitekerereze ugasanga bibaye imbarutso yo gusenya, bikaba cyagikomere nk'uko twabivuze ko urugero rw'imitekerereze narwo rubyara ibikomere. Ese abanyabikomere babiri bashobora kubana? Wageze kutubwira ngo mbere yuko binjira muri uru rugo bakwiye kubanza bakaganirizwa, kuko bararwaye kandi hari imirimo umurwayi atabasha gukora. Ariko mu by'ukuri ntago bagize umugisha cyangwa se amahirwe yo kubona umuntu ushobora kubavura ngabaganiriza, kandi buri muntu wese afite ibikomere. Ndetse wenda nk'urugero hari nka bamwe bavuga ati ngo bitewe nuko ndi imfubyi nasigaye ndi njyenyine,
ngomba kuzashaka undi muntu w'imfubyi nushobora kuzumva igikomere cyanjye. urumva ko ari igikomere kitarakira. Yego. Yes. Umuntu wenda akavuga ati ngo bitewe nuko wenda nasuzuguye kenshi ngomba kuzashaka umuntu witonda cyangwa se undi muntu wafashwe nabi bitewe nuko wenda se nanyuze mu buzima butari bwiza mu muryango, nzashaka n'undi muntu nawe nyuze mu buzima butari bwiza mu muryango kugira ngo tubane. Ntibagize umuntu baganiriza ngo bakiri n'ubundi bashatse bagifite bya bikomere bitewe nuko aribwo bumva ko umwe yazagenda hagacira ibikomere by'undi bitewe nuko nawe yabinyuzemo. Ese abantu ntabwo bashobora kubana? Babana ariko ntibabana kuko bakwiriye kubana, babana kuko babuze uko bagira. Ntago babana kuko bagomba kubana, ahubwo babana kuko babuze icyo bakora, babuze uko bagira. Nubwo buryo bwonyine kuko reka dusipoze ko igikomere ari ibyondo bitose, ibyondo ukuye mu mazi y'ibiziba cyangwa ibisogororo by'inka. Hura n'umukobwa ufite igisogororo, uhure n'umugabo ufite igisogororo, bahure bose bararane, umwanda ubyara undi. Sibyo? Kudakaraba bibyara imbyiro, imbyiro zikabyara inda, inda zikabyara ibindi. Ibyo byose bigenda biza mu rugo kuko mwafashe ibitagomba guhura murabihuza. Mugomba guhura mu mwambaro w'urugo kuko mwahuje ibitagomba guhura mu mwambaro w'urugo, mugomba guhura n'ico rivuye muri ya myambaro mwahuje mu bantu. Kandi byari no gushoboka ko mbere y'uko muhura wowe mukobwa ukaraba ryacu, n'uyu musore agakaraba ryacu, mugahura mutagize mute mutanduye. Noneho kuko guhura kw'imibiri nabyo byanduzanya kuko babiri bahuje kamere zitandukanye, kugira ngo bamenyerane hari sirikwi zigomba kubanza kubaho. Noneho mwebwe ubwanyu mugomba kujya mugira hamwe muri dushe gukaraba wa mwanda mwiyanduje mwembe, kuko urugo ni nka studio. Hari indirimbo mugomba kuririmbiramo, mukayitunganyirizaho, amashusho mukayareberaho. Bitabaye ibyo ugasohoka mu rugo ukajya kuyiririmbira hanze, uyitanga ari zuki, abandi bakayibyina ari igisirimba. Kuko muri studio yanyu mwagombaga kubitunganyiriza, ntago mwabitunganyije mwayishyiriye abandi ba producer. Urumva? Usange iyo ari zuki mu rugo iwanyu abandi bayibyinnye ari hip hop. Ntago bihura. Ari ibintu tugomba kubanza kubaka kugira ngo tube twubakitse, tubone uburyo twubaka. Yeah. Aba bantu babiri barahuye bose bafite ibikomere cyangwa se bafite umwanda baranduye. Yes. Ese ni iki kintu bashobora gukoresha kugira ngo bamenye mbere yuko babana, babanze bimenyeho wa mwana cyangwa se bamenye bya bikomere? Ese birashoboka ko bakimara kubimenya bakivura? Hari uburyo bakivura, kandi hari amayesinye y'umurwayi agenda agaragara nubwo umurwaza ashobora kutamenya ko umurwayi amwereka ko arwaye. Ugasanga arakubwira uti sheri mama mfata gutya. Burya aba ari gushaka kugukiriraho ariko ntumenye uburyo bwo kumuha umuti. Uti nanjye papa ni kwa mfata, nanjye muka data ni kwa mfata, nanjye marume ni kwa mfata, nanjye aho ndererwa niko bamfata. Juste yakweretse amayesinye y'ibyo agomba kubanza gukira. Ariko kuko wihuta uri umurwaza, ingemu wari ufite n'intoya bayiririye ahirashize, ntabwo wiyumvisha kujya gutegura indi ngemu ngo usure umurwayi ikindi gihe. Ahubwo mu bantu uvuga ngo iwabo bamwangaga, ntabwo mukwiriye kubana nk'abahunga iwabo, ahubwo mukwiriye kubana mukiza igikomere cy'iwabo, uburyo butuma iwabo muzabihanganira bakigambiriye kubakomeretsa muri kumwe. Urumva ko mwakomeye mbere yuko muzakomerekerezwa hamwe. Ni nayo mpamvu ibizaturuka hahandi mwebwe mwivuye hamwe mwakize muri bwa burwayi mwasizeyo, ibizahaturuka bizasanga muri protege, ntacyo bizabatwara. Babikore museke, babavuge museke. Kubera iki?
mwabanje kubakira n'indwara mwatuye. Ayo magambo yari ahari ariko murayatura. Barongeye barayavuze, iyo bayavuze muhita muyohereza mu gatebo mwashyizemo yayandi, kuko mwarakize. Musigara mwebwe ubwanyu ari mwe mugomba kumanagingana. Ya ni hatari. Wigeze kuvuga ngo ntabwo ari umuntu wese ushobora kuba afite inama cyangwa se ufite impuguro waganiriza abantu cyangwa se wakiza imitima y'abantu bafite ibikomere. Ese aba bantu bahuye banduye babaye batari kuri capacity yo kuba bakizanye ibikomere, ntibashobora kongera kubitezanya? Yes, cyane. Kuko hari igihe ushobora guha umuntu ubuhamya bw'iwanyu akakwangira icyo. Hari igihe ushobora kumubwira uti wacu tubayeho gutya, atavuga ataha uyu mugore sinamushobora. Uyu mugore sinamushobora. Ujya wumva ikinyarwanda bavuga ngo ushaka kubaka nka nyina amaramazu. Hari igihe umwana akubwira uko iwabo bateye akaba ameze nk'uri kwambura ubusa iwabo, ugahita wumva imiterere ya nyina ugahita uvuga ati niko n'umukobwa ateye. Impamvu utari busiporute kubyumva kugira ngo umufashe ni ya ntego twavuze rero. Ni impamvu y'urukundo rwawe nawe yagendereye ikimukundana. Iyo yagukundishijwe n'urukundo, urukundo rumuhindura umujyanama wawe, rukamugira umuganga wawe. Ariko iyo afite ibindi yagukundishije, defo ziri iwanyu zimuhindukira uburyo bwo kugusenda. Ariko reka mbabwire iki, aho kugira ngo uhishe umuntu ikintu muzababarane, wakimubwira ukababazwa nuko atakumvise. Ako kantu karakomeye. Aho kugira ngo uhishe umuntu ikintu muzabane mu mubabaro, wakimubwira ukazababazwa nuko yakumviye ubusa kandi akamenya ibyo atagombaga kumenya. Bene data nshuti z'umusaraba, ntabwo urugo ari ikintu utegurira umubabaro inyuma yarwo uvuge ngo reka ngende nzabyihanganira. Bivure mbere. Bivure mbere, kuko ibyo uri kubona kuzihanganira hari igihe uzagerayo ufite umunaniro w'urugendo wakoze muri uko kwihangana. None waguye agacuho bakakugerekaho bya biro byinshi n'ibyo utaruzi kubyikorera bikakunanira. Ni hamwe twavuze ko iyo ufite umutwaro wakorewe n'abandi, iyo ugiye kuwutura ukubita hasi. Niko ingo ziri kumera, nicyo twita gusenyuka kw'ingo. Urumva iryo jambo rikoreshwa, urugo rwa runaka rwarasenyutse. Kubera iki? Hari utuntu wagiye uhisha, utwuhishe tuba ibimba cyangwa irimba ryera urundi rubuto. None urwo rubuto ruri kuvamo ibiribwa bishaririye mu mubano wayo. Rero aho kugira ngo ubane n'umuntu mu mubabaro, wababazwa nuko yakurekeshejwe n'ukuri wamuhaye. Kandi umugabo utazagukundira ukuri wamuhaye, nawe azaba adakunda kukubwira ukuri kwibye. Umugore utazagukundira ukuri wamuhaye, nawe azaba adashaka kugukundira kumenya ukuri kwe. Umuntu udashaka kumva ukuri kwawe aba atazakubwira ukuri kwe. Iki mukimenye, umuntu ubaho mu buzima butanyurwa n'ukuri kwawe, kwaba kwiza cyangwa kubi, nawe ukwe ntazakukubwira. Kuba rero babiri, nguce mu ijambo, kuba babiri badashobora komorana ibikomere ntibivuze ngo ntibabivugane, ntibivuze ngo ntibabiganire. Mwari mukwiriye kubiganira, kuko hari uburyo counseling ikorwamo, kubona uwo ubwira niyo yaba adafite capacity yakira ibyo muhaye. Kubona uwo ubwira nayo ni intambwe ya mbere igukiza ibyari biri muri wowe, kuko uko ubivuga uba uri kubiterura mu mutima ubisohora. Niba udafite uburyo bwo kuvura umuntu igikomere, basi shaka nubwo kumutega amatwi avuga ibikomere bye, ubwo nabwo n'uburyo bwo kumuvura. Niba udafite inama, basi akira n'amarira yari kukuririra, kuko yabonye uwabwira.
ariko kuko arira nawe ukarira niyo mwahurira habiri mukarizwa n'ibyanyu ntabwo ari ikibazo. Hari abantu batinya amarira fiyanse arambona gute arabona ndi mbwa kuzayarira se muri kumwe uri umugabo utakiri fiyanse. Ntabwo namuririra imbere nari mfite ikibazo wikarumye n'iki kuzayarirana nawe noneho atakikwita fiyanse akwita umugabo kuzayarira se akwita papa w'umwana ukarira n'umwana yarize. Ikibazo gihari ni kimwe mu bikomere bya babiri harimo nibura ushaka kubaka cyangwa se abo babiri bombi bashaka kubaka nuko bananiwe. Babaye bashaka kubaka bombi kandi bashaka kubana uburyo bwo gukira bya bikomera ari byo bakuye mu muryango ari byo bakomerekezanyije n'ingaruka bimwe by'iwabo byazanye mu muryango mushya bafite birakira kuko ari n'igikomera aba bana baterana kidakira ahubwo aba bana biga uburyo bwo kubana nacyo. Aba babiri babana bari ku ruhe rwego rwo gufashwa ku rugero rw'ibikomere byabo kuko hari igihe usanga umugore afite umwanzuro wo kutabana n'umugabo we wajya gutanga inama ugatanga iyo kubana already watabishaka kandi mbibutse ko niyo waha umuntu igitekerezo ntiyatekereza nkawe wamuha inama ariko ntiyaba wowe ntiyakumva ibyo uri kumubwira. Niyo wabwira umugabo ngo kora iki agiye kugikora ntiyagikora nkawe yagikora nkawe. Ariko se koko urwo rugo uri kuvuga ngo ruri gusenyuka urashaka kurwubaka mwarananiranwa ariko se mworoheranye mwabana nibura haracyari uruhande umuntu yabateruramo akagenekereza. Ibyo nibyo byatuma bya bikomere bya babiri bishobora gukira. Hanyuma watubwiye ngo iyo umutwaro wawe ukwikoreje ngo iyo ugiye kuwutura ukubita hasi mu by'ukuri mu kubaka urugo nuwe mutwaro bashobora kugukoreza cyangwa se n'ikihe gikomere bashobora kugukoreza ku buryo mu gihe cyo kugitura ukubita hasi bashobora kugushimira bashobora kugushimira uwo mubana bakaguha uwo utahisemo bashobora no kuguhatiriza kubana n'umuntu utari urukundo rwawe. Yes, bagendeye ku nyungu z'umuryango runaka uri kuguhatiriza gukora icyo bakubwira gukora. Papa washobora kukoburija bikaba itegeko, mama yabikora bikaba itegeko, inshuti zabikoburija, abantu banabahuza. Kimwe nuko hari n'abantu bahanurirwa basanga umuntu araguhanuriye akaguhanurira uyu nguyu ni umugore wawe babipanze uwo ni umutwaro bagukoreye kuwutura nyine uzawukubita hasi kuko ukurusha ibiro amaboko yawe atarafashe atereka ntabwo aza kandi kuzamura umutwaro byoroha burya kuruta kuwumanura. Abize fizike bo barabizi kuzamura umutwaro kuko wenda nuko naba ngiye kuba confusing ukuntu ariko burya icyogajuru cyazamutse kumanuka biroroha ariko kugira ngo kizagere ku rwego kizamuka biragora. Noneho kumanuka uwakizamuye adahari uburyo cyazamutsemo butazwi cyasenya. Vita iyo uterura ikintu gikura hasi ntabwo ubu imbaraga zigiterura ntabwo aba ari iz'amaboko aba ari iz'ibitugu. Urabyumva urajya kunamuka hari gukora imbaraga z'ibitugu ariko iyo ujya kugikura hejuru ntiyakiri gukora ibitugu amaboko niyagize ate ari gukora. Urumva ugiye kumanura ikintu kikurusha imbaraga kandi n'ubundi kizamuka atari we wakimanitse. Biraremereye niyo mpamvu twakinginga ababyeyi bakareka uburenganzira bw'abana mu guhitamo mu gushakana kuko biroroshye kwihanganira umuntu wikundiye ariko biragoye kwihanganira umuntu washimiwe n'ubundi butarigeze umukunda. Wenda tugenda tugana ku musozo
nakibaza ngo ni gute umuntu yakira ibikomere. mbere yo kumenya uko wakira igikomere ahubwo icyo gikomere cyatewe n'iki, ko hari ibikomere mu rugo bidakira, umuntu abana nabyo mpaka mwiga uburyo bwo kubana nabyo. Urugero nk'umugore yaguciye inyuma, ikindi gihe umubona muri ya shusho aragenda ukagira ngo asubiyeyo, yaba ari aho utazi ukagira ngo ari kumwe na wa wundi, niyo wa wundi yaba yarapfuye ugira ngo habonetse undi mushya. Iyo umugabo yabikoze icyo gikomere kiragenda kikamera gityo, niyo yitabye umuntu ku ruhande agasa n'uguhishe umuntu yitabye, bahita bavuga ati to ingeso ntipfa, cyane ko mu Rwanda aho dufite n'imigani twitiza uti yaraye hanze yabaye inturo, ukanzwe n'iyera wanyiraburira habuka. Jiste ahubwo wabana nabyo gute? Kuko abenshi barabihunga kuko batiza uburyo bwo kubana nabyo. Yabihunga akirukana uguguna igufwa akazana uri mirabunguri, kandi wirukanye uwo mutareranwe, uwo mudahuje kamere n'uwo muzazana, menya ko mutareranwe kandi ntimuhuje kamere. Simvuze ko gutandukana bitabaho, hari n'umwanzuro, kuko hari umuntu ushobora kungisha inama bitewe n'uko babanye, nkamwantirukanka ahubwo ntitaye ko abakristo batemera divorce. Hari urugo rwangisha inama nkamwanikizwa n'amaguru, ntabwo nakoburije kujya kurara bagusasiye inkota ngo harare ube wihanganye, no, genda urwo rugo tuzarwubakira inyuma, n'ubwato ntibuhomerwa mu nyanja, urabwambutse ukabuhomera inyuma, kuko iyo buhomeye mu nyanja burazika. Urwo rugo rero rumeze rutyo ruba rumeze nk'ubwato, banza ujye kubutsika tubone kubuhoma. Wenda tuzagenda tugaruka ku bikomere mu buryo bugiye butandukanye, ibyo abantu bikururiye mu ngo cyangwa se ibyo abana bagira bitewe n'ababyeyi, cyangwa se iby'ababyeyi bateza abana, iby'abana bateza ababyeyi. Wenda tuzagenda tubidetaya, ngira ngo uyu munsi twari turi gutanga introduction ku bikomere byo mu ngo muri rusange, niko natekerezaga. Ariko nakibaza ngo muri rusange wenda umuntu akimara kumenya ko afite igikomere, akimara kumenya ko igikomere cyaje, ashobora kutamenya inkomoko yacyo we akakisangamo. Nabyo birashoboka cyane ko akenshi mu rugo niko bigenda, babiri bakicarana bose ukumva nabera, umwe yavuga amakosa y'undi ukumva umwe n'umunyabyaha, n'undi yakubwira ukumva bose ni abanyabyaha, ugasanga umwe arabaza ati ariko se byagenda bite, dukora iki? Kandi bose bafite iryo shyaka ry'ibikomere, biba bituruka kuri bimwe binjiranye, noneho bigatuma ubwabo bakomerekezanya mu buryo badashaka, batagambiriye, ntibanabimenye noneho. Yego, hanyuma wenda abantu baraza kugenda bandika muri komenti, bagende bandika ibikomere bafite cyangwa se nuko byakira. Ariko ahangaha nakibaza ngo ni gute umuntu ashobora gukira igikomere? Igikomere watewe n'umuryango warerewemo, twabonye ko wagikira mbere y'uko uwuvamo. Ushobora kugikizwa n'uwo mubana mwaganiriye, yaba atari ku rwego rugufasha. Ushobora kuba ufite umushumba, niba ntawe uhari wo kwizerwa, wasanga n'abaganga barahari b'abakansa, akagukansoringa igikomere cyawe kigakira. Noneho mushobora kugera mu rugo, urugo rugira abajyanama, hari pare mwatoye, hari marene mwatoye, ushobora kumuganiriza, wakumva atari ku rugero ruguhagije ku gitekerezo washakaga, ukaba wareba umushumba, wakumva atari kuri rwa rugero, ariko ureba marene wabanje kuganira n'uwo mubana, ukareba pare wabanje kuganira n'uwo mubana. Niyo mpamvu nakinginga n'abantu bajya kubana, pare ntabwo ari uwo ku mafoto, ntabwo ari wa muntu uri fiti yawe muhagararana mukabona ni ikigero. Oya, pare ni igitekerezo cyo mu rugo kuruta pose yo ku ifoto. Madamu marene ni igitekerezo cyo mu rugo wa mugore we kuruta kuberwa ko kuri ya myenda y'ubukwe.
kuko uwagufashije kuberwa mu gihe cya mariage nagufashe no kuberwa mu gihe cyo kubaka. Nibo bantu rero iyo mwebwe babiri mugiye inama bikanga nimuganire na bombi mwumva uko bigenda. Niba bo iyo capacity batayifite adafite urwo rugero rukungura inama muri iyo mitekerereze ko hari n'abapare basenya ingo bajya gusambanya abakobwa baba abasore pare yahagarariye, hari n'abamarene bazisenya marene bahura n'umusore bashyingiwe bagahita bacomekana marene. Iyo ugiye guhura na marene umugore ntasigara afite ikibazo aho ari kumwe na marene. Iyo umugore agiye guhura na pare ntagira ikibazo ari kumwe na pare. Utwo tuntu natwo tumaze kubaho. Mwiga uburyo bwo kubana nabo mwisi inshuti za bugufi mu rugo kandi mwige guhitamo. Niba bidakunze reba abantu bakuru baba bakuze baba batakuzi bubatse urugo ariko wowe ufiteho urugero. Bagisha inama mvuze ngo wowe ufiteho urugero ubagisha inama ushingiye ku cyo ushaka kumenya. Murakoze cyane. Kandi ikiruta byose musenge. Yego byo kiruta byose. Wenda tuzagaruka tugenda tudetaya buri gikomere cyangwa se na buri hantu abantu bashobora gukomerekera. Wenda ku bantu bazagenda babaza ariko tekeza ko ari cyo kintu tuzagenda dukura tukiri muri introduction ntekereza. Murakoze cyane. Yes, abaho umugisha. Murakoze cyane muzana tubwira n'ibyo bikomere bidakira, mutubwire n'ukuntu umuntu ashobora kwihanganira ibyo bikomere bidakira kandi akaba afite umunezero kuko yawifuzaga kandi abana n'ibyo bikomere n'ubundi aziko bitazakira. Byose muzabitubwira kugira ngo abantu bagende barushaho kugenda bakira. Murakoze cyane turabashimiye. Asante sana. Yego reka tubinginge rero mu dusengera Imana twibutsa abantu ko nimero nzabashobora kubonaho ziba ziri ku mukanguzi bayibona ku mutwe w'inyigisho w'ikiganiro. Yego. Hanyuma rero reka tubasabe mu dusengere. Reka dusengane na buri muntu wese mu gikomere ufite ubuzima ubayemo. Hari uwisanze icyo gikomere cyaratumye asenya, hari uwisanze icyo gikomere cyaratumye adashaka, hari n'uwo gisenyera umubano muri fiançailles. Reka dufatikanye dusenge. Data wa twese uri mu ijuru uri Imana y'urukundo kandi iyo wubatse ibyo wubatse birakomera. Niwe mubyeyi wacu urera imfubyi ukamenya ijambo rihoza imfubyi, ukamenya ijambo rihoza abapfakazi, ukamenya ijambo rituma umugabo yorohera umugore akorohera umugabo. Izina ryawe nirishimwe. Tuganiriye n'aba bantu ibyo warugambiriye ko bumvira kuri twebwe. Reka tugusabe ubishorereshe ineza yawe, urukundo n'ubuntu, imbabazi n'ubugwaneza bitangwa n'Imana bibe kuri bo. Ndakwinginze Mwami kugira ngo uyu muntu wakomeretse umuha urukundo, umuha amahoro, umwomora uruguma rwe, uwakomeretse asigare yomora abandi. Tubisenze tugushima ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen.